ukuri kuba wabaye mu kiganeza nkavugisha ukuri twebwe iwacu icyo tutavuze nta kiba gihari ariko sishobora kwicara ngo mpamye ko Nyirapasika na Bernard ari abakozi b'Imana ibi sinanabihamya rwose ndanabihakanye aya naho ngaho urarengereye ndabihakanye Nyirapasika urabihakana ate Nyirapasika ajya ku gatuta abwiriza ahantu hose abwiriza Nyirapasika uramuhora iki ndabihangeze hari icyo mpfa nawe ndabihakanye sibyo reka tubare ko ari ikiraka bari bagiye gutera kwa Minyoni icyo cyo ndacyemeranya nawe ngizanjye kwikorera ibintu bijyanye na kariyeri yanjye ntabwo rero shobora kujya kure yo kwemeza ko aba bavuga butumwa bamara kugera mu mafaranga bayabona ubwo nibatukisha amafaranga kamera nk'imvura iguye mu butaka bugahita buhishura imbuto z'ukuri zari zibitse mu butaka bwumishijwe n'izuba erega burya no kugira ngo umenye agakiza k'umuntu no kumenya ko umuntu akiri mu muhamagaro ntuzakangwe n'ubuzima yari arimo bw'ubutayu uzabanza umuha agafaranga gato gusa uzamureba ase icyo uvuze nicyo kuko niba uri mu nkoko sinzi kuza umuntu azaguhamagara ngo umusengere izo nkoko ukeneye kuziha uzamusengera ariko objectif ari ukumukuramo ibiryo cyangwa imiti y'inkoko cyangwa imiti y'inkoko sibyo uzamusengera objectif ari ukumukuramo kugira ngo niba wayaranguriraga muri Kenya ujye Dubai sibyo reka abantu bafite ibintu byinshi banakora sibyo ubuse umuntu ntiyabona miliyoni 50 akaziguramo inzi kodeshwa cyane rwose iyo nza ikajya imuha 500 ku kwezi cyangwa 400 ayo mafaranga akamufasha gukomeza gukora umurimo yahamagariwe cyane rega hariho indi mirimo ariko hari imirimo ujyamo ikagusaba yuko uparika nakandi kantu ko buri hari ahantu tujya buri uzitonda urebe hari ahantu duhurira twese tumeze kimwe hari ahantu duhurira wageze mu Rwanda ryari 1994 wageze mu Rwanda 94 hari amakuru ushobora kuba udafite nayo ufite ariko nabwo nari nkiri muto nko mu bice byabayemo intambara abantu bari buze kutwumva baba nko mu bihugu bibamo intambara Imana izakurinde kubona intambara hari uburyo intambara isakiza ahantu none abantu bagahunga abantu bamara guhunga bakava mu makaritsiye yabo kubera agace karimwe amasasu pa amabombe yisekura noneho rero bahunga bakajya mu mirenge irimwo umutekano cyangwa mu makomine noneho bakajya bagaruka gushaka ibyo kurya babyita gufuya cyangwa gusahura noneho iyo ugeze no kuri butike yawe usanga nyine babomoye kandi kubomora aba ari amahirwe kuko hari igihe udafite n'imfunguzo udafite n'ipiki noneho wasanga hari uwaturikije urugi icyo gihe winjira muri butike yawe nawe ugasahura kandi ibintu ari ibyawe rero wabiranguye iyo ugeze mu rutoki rwawe utema igitoki n'undi atwara iyo ugeze mu rugo rwawe ukinjiramo ugwana no gukuramo ibyo ushyira abana aho wahungiye kugira ngo urye izo aba ari ingaruka z'intambara muri ADPR rero habayemo intambara kandi ikomeye abantu benshi baranahunga buri ushobora no gusanga ADPR ubu nta n'umukirisi gifite hari icyo bita hari ibyo bita ngo ni abadeplace ni impunzi zihungira mu gihugu ku buryo abo mu majyaruguru bahungira mu majyepfo bagahungira iburasirazuba akaba ari nta muntu wambutse umupaka ariko mu gihugu abantu barahunze no muri ADPR rero ushobora gusanga nta n'umukirisitu bagifite abakirisitu kubera intambara ziremereye zabayemo abantu bakaba barahunze yego bira bintu ubona rero ni nko gusahura umwaraza agatera kamera akavuga aragira ngo ariko yasahura agavuga ko umuceri ndakaza agavuga ibi kugira ngo asahure ibi bintu biri kuba nakavuyo k'ubusahuzi intambara wenda Imana nitabara ikarangira neza abantu bagasubira mu byabo twe twara abapasiteri tugasubira kuri za ntebe zacu abadiyakoni bagasubira mu byimbo byabo abaririmbyi bagasubira mu byicaro byabo abantu bose bakajya mu myanya yabo bagatangira gusana ibyagiye byangizwa n'intambara muzumva icyo kintu ariko ibyo byakora Imana twagira umugisha rero go kubana na pastor kandi muramuzi muramukunda akunda kuvuga ibintu bigiye bikomeye ari seriye nta mikino azanamo hari hashize iminsi myinshi tutabona no derukana ryari buriye derukana mu mazi y'Ururindo turi gusenga Imana ishimwe cyane warabyibushye cyane ariko oya buriya ni ibibazo ibibazo se birabyo ibibazo byinshi cyane bijyanye n'iki bijyanye n'ubuzima
ubuzima se ko ari ahantu hose ariko bimeze. Ndakenye ndashonje hano hari ibintu byinshi bitandukanye. Nutangira kuvuga ko ukennye ushonje ntuba urituma bari gutera amabaye bavuga ngo nuko uri kuvuga abantu. Ntawe ndasaba. Nzigwariza. Uzirwariza. Hagize uguhereza. Ngo? Hagize uguha. Ntawe nsabye ariko anaguhaye nabyo ni byiza. Oya ntawe nsabye. Gutanga bivuga iki? Gutanga bisobanura. Ntabwo ari ikintu niba ari byo tuje kwigisha. Ariko niba atari byo tuje kwigisha nta muntu utazi gutanga icyo ari cyo. Ariko hari abantu batazi gutanga n'ukuri. Hari abantu batazi gutanga bitewe nuko batabyirutse babona imiryango. Gusa tubwira abantu yuko hahirwa usabwa hahirwa n'utanga. Kandi buriya iyo umuntu akurebye akakubwira ati wamaye. Icyo cyambere cyo nuko nta muntu usaba umwanzi we. Ariko buriya nanone burya umuntu agusaba kuko agukunda. Yego ariko buriya nanone burya umuntu uhabwa umugisha n'utanga. Umuntu uhabwa umugisha n'utanga. Gutanga bizana umugisha birumvikana. Kubera ko burya iyo usaba ugatega ikiganza bakaguha ubu uri umugaragu wuguha. Ariko se buriya ntitwaye dukwiye kwikura muri ubwo bubata. Buriya ntabwo twabuvamo. Bibiliya ivuga yuko Yesu azarinda agaruka hariho abakene n'abakire. Nta ngambisi ishobora gufata zatuma bisi bose bava mu bukene. Hari igice kiva mu bukene bigakunda kandi nanone hari n'ababuvamo bakongera kuko ni kurube. Yagira hejuru akongera akamanuka akabasubiramo hakaba hari uwabuvuyemo bigenda bihora bimeze gutya. Kandi buri wese agira ibyo akenerega nubwo mvuze ngo ndashonje nshobora kuba ntafite ibiryo ariko ufite amahoro kandi usibye ko n'amafaranga cyangwa nk'abafite n'imyambaro kuko nk'umwambaro umara ukwezi umwaka umuntu burya ashobora kukugurira ishati akagura n'umufuka w'umuceri kubera wenda abantu ufite mukawurya icyumweru ariko ishati ubwo icyumweru iyo gishize uba usigaranye ubukene bw'ibiryo ikimyenda cyo kiba cyavuyeho. Bivuga ngo buriya hari ikintu gitangwa kizibuka igihe kirekire n'igitagishira. Oya buriya ni Pastor ni inyigisho ndende. Buriya umuntu uguhaye ibiryo kaguhereza ibiryo mu gihe ukiriho burya mu bantu uzatuka uzinde gutuka umuntu wakugaburiye, mu bantu uzasuzugura uzinde gusuzugura umuntu wakugaburiye kuko Imana izaguhana inshuro ebyiri. Kubera iki bya birya guhaye urabirya noneho ni matsiyeri burya ni matsiyeri byinjira mu mubiri wawe umubiri ukabiproduiza ukagira imyanda ukuramo ukayijyana muri wese ibindi bisigaye umubiri ukabigira mu ngira buzima zawe kuko ubwo weho igice cyawe cy'umubiri cyose gikoze mu rwunge rw'ibiryo wariye. Mama wawe yakubyaye ufite ibiro 3 uyu munsi ufite ibiro 80 77 bikoze mu biryo. Muri ibyo biryo rero harimo ibyawe wihaye harimo iby'abandi baguhaye. Ntushobora rero kwishongora ku bantu kandi abantu bari muri weho mu biryo baguhaye. Abantu bangaburiye bari muri njyewe niyo nakwikaraga nkanabasuzugura buriya niyo mpamvu ngiyo ikintu cyihutirwa nkorera umuntu ukumugaburira kuko iyo mugaburiye mba ninjiye mu buzima bwe. Niyo waje ugenda wigira gutya ariko ndakora vati mu mufuka wanjye w'umuceri niba hari n'ibyagiye muri wese n'ibyuya wabize ntihabuzemo amagarama kwizunguza ntihabuzemo akantu kanjye niyo ngusengera rero nshaka kubwira ntuwiteka surebe ukuntu ari kunsuzugura surebe ibi n'ibi genda ushakishe mu mubiri we urebe niba nta binkomokaho biwugize ahasigaye uducira urubanza. Kandi burya yo ngo usuzugure umuntu wakugaburiye akeshi mu kintu kimwe Imana yishobora guteza inzara. Nago wenda ibyo mbizi cyangwa bishinga kuko wenda nta bushakashatsi nabikoreye ariko ikintu cyo cyumvikana mu mibare nuko hanyuma y'ibiro bikeya wavukanye ibindi byose byiyongeraho n'urwunge rw'amafunguro wariye ku isi. Mwayo mafunguro rero niba harimo ay'umuntu wo mu majaruguru wenda umunsi uza mu majaruguru nkaba naraguhaye ibijumba ukabirya ujye unyitonde nakuye imifuka ibirayi cyangwa nkaguhereza ibiro 5 by'ibirayi ukagenda ukabirya. Burya niyo mpamvu nk'abantu bateye imbere birinda kugira ibintu by'abantu barya. Ubundi kugira ngo ube wishoboye wigize nuko nta bintu by'abantu burya uba utunzwe icyo gihe nibwo ushobora guhagarara mu bantu ukavuga uti ntagira usuzugura. Ariko igihe cyose bakikugaburira ariko igihe ukijya mu buku ukajya kuri bifu ukarya utishyuye
ukaza iwanjye ukanywa ibyayi n'ibikoma utishyuye, ukajya kwa fana ukarya ibi niba utishyuye, ukaba ujya kwa nyogosenge ukarya. Jya wiyoroshya kuko ntabwo wigize. Uru ruvange umeze mbese uru ruvange. Amagambo uvuze ni amagambo y'ubwenge nk'umuntu ufite inararibonye, kandi koko tubwira abadukurikiye kutagomba kuba wahagara ngo usuzuge umuntu wakugaburiye cyangwa se umuntu, ariko nta n'impamvu yo gusuzugura umuntu, kuko niyo mpamvu nkange iyo nsenga ntabwo nibagiga umuntu wampaye ibiryo. Ko ndavuga ati n'uyu mwuka ndi gukoresha urumva harimo utuntu duke twe, ko urumva umuntu akuguriye umuceri, umuntu akuguriye ibirayi, umuntu agize gute. Burya niyo mpamvu ujya uzasenga Imana kugeze ku rwego buri kintu cyose ukosomye ukishyura. Icyo gihe burya icyo gihe uba ukomeye. Ariko se pastor kuvuze ukoze ni nayo mpamvu reka nze nguha urugero. Imana yabwiye Yohana, bure nayo mpamvu Imana itadukoresha 100%, kuko urumva turi n'intumwa z'abandi. Dufite ubutumwa bugari. Iyo umuntu akugaburiye buriya hari ubutumwa bagukizemo. Niyo mpamvu iyo ugeze ahantu ugiye guhanura bakaguha ibiryo byinshi ukarya ugahaga. Nigeze kujya ahantu ntabwo nzahibagirwa, noneho nkihagera nkaho twasenze banzanira amafi, banzanira inkoko, banzanira ibintu byose, ndarya ndahaga. Ntangiye guhanura abantu, umuntu nahanuriye nabo muri ugo rugo gusa, kubera ko wari uhaga. Narariye ndahaga, umwuka wanjye uheraho, mpanurira abana bo muri ugo rugo ngo babi Buraya, Imana imishura bari muri Amerika, imishura bari mu mashyambiyo ya Kongo, ndahanura ndikuruba hasi, ndavuga Uwiteka akoze ibi. Abandi bahandi bose bari bateraniyeho, narinze nanirwa nta wundi mpanuriye, urumva. Kandi ibyo nuko bimeze, niko ubutware bumeze. Niyo mpamvu Imana yafashe umuntu umeze nka Yohana, ikamubwira ngo ibyo kurya byawe ni ubuki bw'ubuhura ndetse n'inzige. Ubwo bisobanuye ngo ninjye ugiye kukugaburira kuva uvutse kugeza ushaje, ni nanjye uzakorera, nta n'undi muntu ufite uruhare mu buzima bwawe. Niyo mpamvu mu bihe bigoye Imana yabwiye Eliya ngo jya Kereti ujye ni Sarafati, ndajya mugutunga kugira ngo mbone uko. Niyo mpamvu bariya ba Eliya bakoreraga Imana, ukabona ni concentre nyine, batungwaga n'Imana. Ariko uyu munsi biragoye kujya dutungwa n'abantu. Ese umuntu ari muri Amerika aguha amadolari 200 buri kwezi, nanjye iyo nsenze mu gitondo niwe nsengera, saa sita njya gusenga uyu mubyeyi uri muri Amerika umwibuke nimugoroba. Nazo ushatse kuvuga ko none niba anabikora bibwirijwe n'umutima we. Ngewe kera nkitunze 100%, iyo najyaga gusenga Imana yambwiraga ati sengera kana. Ariko uko mu buzima bwawe hagenda hinjiramo abantu, niko nyine bagira uruhare muri byose. Niba warubatse inzu, umwe akakugurira amabati, undi akakugurira intebe, n'ubundi se bibaye ngombwa ko baza kubijyana. Aho shini baze benda bafate kimwe, bafata amabati, bafate fondasiyo. Ariko byibuze waretse tukigira mu kiganiro cyacu. Wera ikiganiro tayari twagitangireka. N'utuntu nangirana natwe kandi dutuma badukurikira mu kiganiro. Nyine impamvu ibindi wambi kubaza nuko uyu munsi hari umuntu wicara we akumva ko agomba kuzahanura, agatungwa nuko yagiye gutekateka mu buhanuzi kugira ngo abeho. Wacyumvise? Ariko ushobora gusenga kandi umuntu akakora kumva ko buri kwezi yanakwishyura n'iyo nzu. Uwo muntu byavuye ku mutima, numva rwose uwo muntu yagahawe umugisha. Ahubwo bakagombye kunyanyagiza imbuto icyo gikora. Ahubwo ikibazo nuko tugera mu gihe gikomeye tukarengwa, tukibagirwa ko ahubwo akantu uvuze nkuyemo ikintu, numvise ko ntagomba kwitera hejuru mu gihe hari umuntu ngaburira. Numva ko ntagomba kuza kurata imyenda mu gihe hari umuntu wanguriye umwenda. Wakumvise? Ariko nisenga nkaguma ku rufatiro. Erega hari ikintu utarimo kumva. Reka tujye muri Bibiliya, wumva uburyo umudamu ufite umugore n'abana b'abakobwa yiboneye Eliya n'umugaragu we Gehazi bagenda, akavuga ati mwagiye muca hano mugafungura. Mwagiye muca hano mugafungura. Yashakaga kwinjira mu buzima bwabo mu buryo bw'ibanga, sibyo? Baramwemerera abahereza ibyo kurya. Abonye yarabafatishije arababwira ati ariko ntago mukwiriye no kujya murara mu mageto, hejuru hano hari icyumba twabateguriye kirimo n'itadowa, mujye muza muryame. Umukozi agategura amafunguro bakarya. Kugeza ubwo babuze uko bamwiyaka, ntigeze aganira nabo. Ariko bagiye kugenda babonye ko bagomba kwishyura. Ibyo bari bagomba kwishyura. Hari abantu benshi batekereza, burya niyo mpamvu hari abantu benshi batekereza ko
nta kintu na kimwe ushobora gutanga kitagomba kwishyurwa. Burya niyo ntabwo abantu bose nge bampaye bagomba kwishyurwa ibyo bampaye. Kuko uranashakisha rero ukavuga uti uyu muntu arangaburira, uyu muntu ankodeshereza inzu, uyu muntu yamaye minerivare y'umwana, ibyo we mu gihe nta n'ikibazo afite ashobora no kuba tuguha ari utwo asaguye, turapfa akavuga ati bezuwe zanjye zose ndazisavinze nsaguye $200 200, reka uyu muhe 50. ariko weho abagukoreye umutwaro uhora utekereza icyo wamukorera. Iyo icyo ushoboye ari ugusenga rero ukinjira mu mazi niwe utangirana, ukizamuka umusozi niwe utangirana, ugipfukama imbere y'uburiri usengera itorero ugasengera umuryango. Ibyo bintu byose ukora aba ari peye, ntabwo ibyishyurwa gusa ari amafaranga. Aguha amafaranga ariko bujya niyo umusengera uba umwishyura, sibyo? Niyo mu bantu muvuze neza, Bibiliya avuga ngo kuvugwa neza birusha ibindi bintu byinshi. Bivuze ati hari umumama w'i Kanombe ugira umutima mwiza, uriya mumama ndamubashimiye, bujya uba wishyura. Ba Gihazi bagiye gutaha na Eliya byagenze gute? Baravuze ati turava aha ngaha gusa. Gihazi aramubwira ati ariko afite ikibazo, nta mwana w'umuhungu afite. Bakusanya ya miceri byabyaye ya migati, Eliya abirema mu mwana w'umuhungu, Elisa abirema mu mwana w'umuhungu uzaba ari guhumeka nyuma y'amezi 12. Haleluya. Arababwira ati rero madamu, umwaka utanga iki gihe turabona icyayi, isukari, umuceri, inyama, ibintu twariya muri aya mezi asigaye 9 biraba byavuye mu mwana. Nubwo ku rukigi rw'umugabo wawe nta ntanga y'umuhungu iriho, ikaba ntayiriho rwose, ariko mu muceri, mu bintu watugaburije, mu cyayi twanyoye, hari buze kuvamo umwana w'umuhungu. Uwo mugore kuko azi ko abana batava mu biryo n'ibitoki n'ibiki, yarigendeye, yarasetse. None se ugira ngo none se ntabwo yarapfuye Sara atabyaye? Ariko babazi ikimasa abagabo baragitimbura, bakirisha umutsima ngo utekesheje icyushyu, bamaje guhaga bikokoye bafunguye ibipesu, babaza Buramata umugore wawe ari bahanura urwo rugo. Umugore wawe ari he? Niyo mpamvu nawe aho wamaze kurya, wamaze kurya ugahanura urwo rugo. Niyo mpamvu nawe aho nese ngewe urabona se wahanura abahandi. Reka ze nkubwire, ubu se umugore wanjye n'abana dufite, urabona kubasengera nge byantwara iminota irenze 5. Genda vuga inti mwami nshyize urugo rwanjye mu maboko yawe, urugo umugisha mu izina rya Yesu, amen. Aryama. Ariko iyo niyongereyeho Fani wantegeye, nkongeraho Emi wangiriye gucya, shobora gusenga amasaha 3, cyo gihe mba nishyura. Hari abandi bantu baba barashyize umwenda mu buzima bwanjye. Ubwo ndi kubwira abantu batanga, iyo uhaye umuntu ubukize umwenda mu buzima bwe, kandi iyo akwambuye ntakuvuge neza, ntagusengere, ntabwo Imana ibura ubutamufata nk'uwakwambuye. Nicyo nashaka kuvuga. Imana igumugisha kandi unyinjije mu kiganiro nkuko nagishakaga neza, ndumva bwa badukurikiye barasobanura. Duherukana mu mwaka wa 2024, na 24 nibwo duherukana. Ndi nawe amaso ku maso, duhura ahantu turo dusenga. Mu by'ukuri mu gihe twasengaga watambukije ubuhanuzi bugiye bukomeye, abajya kuri YouTube yacu barabibona. Nanjye warampanuriye kandi bigenda neza, uze kunsubiza na madamu wawe, umugore mwiza w'umusensi. Muri iyi minsi rero iciyeho wagiye ukora ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko abantu bakambaza atari ko uyu mupasiteri ati ko mwigeze gusengana, twigeze kubona asenga, akaba ariho akora inkuru nk'umuhanuzi. Izi nkuru ni iz'aba yeretswe cyangwa nawe yarivanze n'andi mahanga? Kubera rero ndi mu gihe cyanjye ngira ibiganiro ngewe ubwanjye nikoreshereza, bikaba n'abandi bakoresha, akaba n'ibyanjye ku giti cyanjye nge ntambutsa nkanjye bwite. Ndavuga rero nzamutumira aze muganirize, mubaze, kuko nkunda kurebana n'umuntu amaso ku maso. Ndavuga ndashaka kubaza, ese koko inkuru utangaza cyane cyane, ntabwo ndi bujye mu bya politike nubwo hari ukundi kuntu bavugaga, ariko genda yinjira mu buryo bwa giprofeti, sibyo? Tugenda tubona uza ngo aba nabo bagiye kuzimu, cyane cyane
nabajwe ku kintu kivuga ngo ahantu bigeze gutangaza ko bavuga ko Nyirapasika bamujyanye ikuzimu, Mignone yamutanzeho ibitambo, hambwa tuzatwegerera umutubarize uburyo Mignone yatanzemo ibitambo ari abagore. Ariko nanjye bigeze kuvuga ko Mignone yantanzeho ibitambo ariko nubwo bitagaragaye cyane. Izi nkuru utangaza kandi ukaba uri seriye ku buryo umuntu wese uzumvise ahita avuga ati ibi bintu uyu mugabo avuze ni ukuri. Hakaba n'abandi tutajya twitaho, nahoze mvuga nibwo mwabivuga muba muduha mutanga comment zipfuye buriya ziba zitwinjiriza zinahemba menshi. Wowe ubwawe yo witegereje ukareba nk'umugabo nk'ibi byo ku mbuga nkoranyambaga, aya makuru yo kure amakuru agendanye no kubona abantu bagikuzimu kana gatanzwe umuntu ikuzimu ugahagaruka bivuga uba wabyeretswe. Kiganiro ko numva kirantera inyotara Inkwa nyine nyine ngwa usobanura kiganiro kirantera inyota. Uvuze ku bice bibiri. Nka pasitoro nagakwiriye kuba nzwi ku biganiro bya gospel. Oya ntabwo icyo ari cyo mvuga kuri umunyarwanda. Nanjye nkora ibiganiro bigiye bitandukanye, ababibaza je ntago ndimo, ahubwo uburyo ubona mu mbone zawe. Hari dukora ibiganiro mu buryo butatu. Yego. Hari amakuru dutangaza ajyanye n'ibiriho n'abantu byose babona. Ayo keshi tuyatangaza ngo abantu bayamenye, noneho kandi tunacuruza birumvikana. Hari andi makuru dutangaza y'ibyo umwuka wera yaduhishuriye. Sibyo ari byo twita ubuhanuzi cyangwa guhishurirwa. Hari icya gatatu, hari icyo twita gusesengura, aho dusesengura ibiriho tukabivugaho, byagakwiriye kumera gucya, byamera gucya, byabaye gucya. Icyo gihe iyo dusesengura dufata akantu gato ku byabaye. None se ukira urakoze noneho tugasesengura. Reka duhere mu gusesengura. Kuko hari igihe dusesengura. Reka tubanze mu gusesengura. Kuko hari igihe umuntu asesengura abantu bakaza bavuga ngo aka kari agace, sibyo? Kandi aka gace ntabwo umvise ikiganiro cyose kucyo ugasesenguye. Ese aka kantu amasegonda 30 ariko kagatwika. Iyo dusesengura ntabwo dusesengura gace, dusesengura ikiganiro. Urugero uravuze uti Mignone, sibyo? Agikuzimu. Ibyo bintu ntekereza ko nta muntu, hari ababivuga bakavuga ngo hari nk'ikiganiro Presile ejo bundi yakoze ndetse ko yagikuyeho, azana umuntu watangaga ubuhamya ko ngo yari umukristo kwa Mignone amutangaho igitambo. Urumva iyo nkuru dushobora kuyisesenguraho. Dushobora kuvuga ngo umuvugabutumwa witwa Nyirapasika, yego, Apostle Mignone yamuhaye imodoka, sibyo? Pastor Bernard, Apostle Mignone yamuhaye imodoka, amwubakira inzu. Ugasanga aba bantu babiri Mignone abakoreshejeho miliyoni 100. Tugasubira inyuma tukavuga ngo ese ibi bintu byakorewe muri Noble Family Church no muri Women Foundation ni intego zabo, buri muvugabutumwa wese ibi bintu barabimuha. Tukabanza ubwo tugasesengura, tukavuga se kuki Sibomana yagiyeyo ntabibone, este ko kanaka yagiyeyo akabibona, kanaka na kanaka. Tukaza gusanga umubare munini w'abavugabutumwa wenda bagiyeyo bavuye muri ADPR barabibonye. Ubwo tukavuga ngo n'abatarabibona ubwo bari ku rutonde, ubwo turi gusesengura. Tukavuga ngo se ko tutabona muri Noble Family Church biturisho bihamagarira abakiristo gushyiramo amafaranga kugira ngo babone amafaranga yo gukemura ibi bibazo, aho Apostle Mignone yaba afite uruganda wenda rwa matora cyangwa rukora fanta, ashobora gukuramo income kugira ngo ashobore gusavayivinga izi ntego ze zo gufata neza abakozi b'Imana. Wenda twe nk'abasesenguzi tugasanga mu Rwanda nta kampani yihariye twaba tuzi ya Mignone. Cyo nicyo bita gutera imetero. Urakoze rero buretse. None ureka ngomeze. None datuma bicika. Urakomeza ubundi nibyo wakoze. Cyo nicyo bita gutera imetero. Urakoze rero gutera imetero, uramfashije. Ni ikintu nashakaga, sibyo? Uricaye ibyo byose uyu munsi wowe wavuye muri ADPR. Oya ntabwo navuyemo. Usengera muri Etori. Ngiye nsengera muri ADPR. Wagarutsemo se? Oya ntabwo nigeze mvamo. Pasitoro bavuga pasitoro, nge ndi pasitoro.
kuvuga rero ko navuye muri ADP ndi ku rutonde rwa pastor muri ADP Ntureze. nta rwandiko rwasohotse rumagarika Ariko niwo nta wavuye. niba ari uw'insaba ibisoba nyine reka rero. nkubwire nta baruwa kuva muri 97 ngiye muri ADP nta baruwa ndabona insaba yewe ndi mu ibisoba bantu nta baruwa yewe ndi irampagarika mu bantu bemeza ko uri umushumba kuko wanyeretse n'itorero rushumbye hariya irurindo ariko itorero wari ushumbye ntabwo ryari ADP ni Pentecote natwe turaba Pentecote reka ndiho ndashaka kugira ngo nkibarize kuki Women Foundation cyangwa Noble Family Church ni reka mvuga ngo ni itorero rigari sibyo ritakiri kuri rwa rwego batera uduseke tujye tumenya iterambere aho rigeze sibyo badatera uduseke nka bya bisanduka byo muri ADP bya bisanduka kubera none sari Women Foundation na ADP rigari cyane niri itorero ryaba rifite abakristo benshi ntabwo turebera ku bakristo turarebera uburyo oya ahubwo ntabwo twavuga ngo ni rigari ahubwo ni itorero rifite organisation imiyoborere itandukanye niyo mu yandi matorero nibyo nshobora kukwereka nabwiye ngo ndashabye dusengurukana kandi ariko uze kwibuka ko n'imodoka ya padiri ubisigaye iva mu misanzu kuva mu miryango remezo bakazamuka bari kugura padiri reka twikomereze wari uzi ko no muri Gatolika hari ituro rijya kwa papa hari ituro rya papa ibyo ntabwo mwari mubizi ariko ndabizi ko paruwase abakristo bagura imodoka ya padiri sibyo ikaba kuri paruwase bivuga rero ngo ahantu hose bifite uburyo abantu baroruganisha ibintu byabo muri Women rero bagira igice cya social sibyo icyo gice cya social bakagira n'ibindi bikorwa bagira ibikorwa byabo ariko noneho Apostle gifite umugisha we Apostle yahawe umugisha sibyo uyu mugisha rero wa apotre yahawe nuwe ariko hakaba n'abandi bapasite duhereye muri ADP bagenerwa imishahara sibyo bahabwa imishahara niyo mpamvu bafite umushahara niyo mpamvu bagiye kubahagarika ngo bagende sibyo bibi intambara basakuza bagataka wabyumvise kubera ko bafite amakredi bafashe ariko bakaruko bayishyura ariko Apotre Mignoni afite umugisha we afite uwitora ishobora kugenera bari iyo rero yageneye imodoka nyirapasika aba yamuburesinze mu mugisha Imana agize gute yamuhaye uriya ni umugore wahiriwe mu gihugu sibyo ashatse kukuremera utuzu tungahe yatuguha sibyo arabe yumva rega turanamukunda buriya urumva igihe ko turi mu gihugu rega kubwira pastor kuko turi mu gihugu kidatanga tutarahura kandi kugira ngo ubuzima bwanjye nawe gihe cyawe nikijye bari abantu rero baba baravuye muri ADP bagahindurwa ubuzima muri Women sibyo navuga ngo ni chance bagize sibyo nundi nawe azayigira ariko kuba yahawe umugisha kuba nta giturisho twabonye hariya ntabwo bivuze ko agikuzimu ntabwo nge navuze ngo agikuzimu uko gusesengura rega njyewe erega nuko ndoguye urandoguye nge navuze ko ndi kwiterera imetero kugira ngo nirebere kandi iyo dutera imetero sibyo duba dufite intego ebyiri ni ukugira ngo dukore abantu ku maso sibyo indi ntego ya kabiri aba ari ukugira ngo n'abantu runaka bagire ibindi bintu bavuga sibyo baza kuvuga kuri iyo nkuru mwateme imetero oya kubyo barebesha hawe se ubwo ndubivuze nyine uburyo ba blessinga n'uburyo ari organisation ubwo se tutateye imetero tutaye imetero n'ubyumva sibyo noneho tugakomeza tukavuga tuti ibintu barabibonye hanyuma rero yaho nyirapasi kaboneye imodoka akabonera inzu agahindurirwa ubuzima Pastor Bernard agahindurirwa ubuzima Pastor Kanaka agahindurirwa ubuzima muvuga butumwa Kanaka kabohindurirwa ubuzima tugahita tureba kuva uwo munsi kugeza uyu munsi tugasanga ubuzima bwabo noneho bwo mu buryo bw'umwuka bwagiye bugenda burushaho kujya habi noneho tukibaza tukavuga tuti ese aba bantu ibi bintu uyu mushumba yabahaye ntibyababereye umutwaro wagiye ukabata mu rwabayanga kandi bibaho urabizi ko umwana w'ikirara yari ameze neza ariko amaje kugabana kugira ngo bimujyane mu bukire byamugejeje mu kizu cy'ingurube ajya kuragira ingurube tukavuga tuti mutavuga ko kantu nyine ibi tuba tuvuga tujya duhumura Mignoni kugira ngo agire n'ubundi butumwa urumva aba bantu ajya n'abahamagara
hamagare ba nyirapasika ba Pastor Bernard bashyira hana bicaze ababwira ati mwari mufite amakuru meza nanjye muri kugenda erega buriya nge naranabivuze ko aba bavuga butumwa bano ba Bernard bano ba nyirapasika n'abandi bavuga ubutumwa bose baciye hariya muri Noble Family Church bakanahakura umugisha Imana ikanasoza amasezerano yabo navuze ko ari abahemu bahemukiye Mignone bashobora kuba batanamuhemukiye kujya reka maze nkubwira aha bataramuhemukiye ubwo twavuga ko imigisha Mignone abaha ihindura abantu babi oya tega amatwi mbanze nkubwire reka tugane kuri iki kintu kuri abo bantu babiri utanzeho urugero Bernard na nyirapasika ntabwo yigeze yideklarara muri Women nako muri Noble Family Church sibyo ntabwo yideklarara ari umukristo muri ADPR ariko akaba muri Women Foundation nk'umushyitsi ariko Bernard we yari deklaraye sibyo kugeza uyu munsi ntabwo bufate nyirapasika ngo umufate niyo mpamvu ntabwo nge nyirapasika buretse gwindogoya niyo mpamvu nyirapasika yahawe imodoka ni umugisha abona n'ubugishoro ni umugisha ahubwo ntabwo bahemukiye Apotre Mignone ahubwo nyirapasika kuba uyu munsi yarazamutse akaba arahindura ubuzima mu gice cy'umwuka sinzi aho uhera uvuga ngo mu gice cy'umwuka yaraguye niba ari wacuruza arabona umwanya wo kujya gusenga se wo kujya ariko bamutumye kujya kubwiriza aragenda abwiriza nuvuga ngo uyu muntu wahawe umugisha yamara guhabwa umugisha yarangiza ntiyongere kuzamura igice cy'umwuka niwe bihemu ku Imana yakoresheje Apotre Mignone amuhesha umugisha aramuzamura amufata akaboko amukuraho yarari ava mu cyaraza mu mujyi kuba atarongeye ngo azamure ubuzima bwe bwo mu mwuka yaba ari ikibazo cye n'Imana kuruta Apotre Mignone kaze kuri Bernard yaje nk'umupastor ava muri Noble Family Church ari declara ariko ingeso uranyeza amatwi ingeso ze sibyo zishobora kutanyurana zinyurana n'umushumba we sibyo amukora amakosa ntabwo ntinya kubivuga Bernard sibyo amukora amakosa ko byose byagiye bigaragara ariko igihe yamaze avuga Apotre Mignone mu kanwa ubwiza bwa Apotre Mignone ntiyarinze icyubahiro Apotre Mignone yamuhaye ngo akirinde sibyo none yisanga umuyobozi we wamubonyeho amubonyeho ikosa sibyo ibyo ashinjwa byose murabyumva amuhamagara nk'umubyeyi aramuyicaza nk'umubyeyi aranamuhagarika nk'umubyeyi uko yahagaritse Bernard ntabwo ari ko yahagarika ntabwo ari ko yahagarika nyirapasika nyirapasika afite itorero rye Bernard nuwe yari dekaraye uyu munsi Bernard ararwana n'ijambo yavuze ryo kuramya Apotre akamuvuga neza kandi nyuma ibikorwa bye bigahindukira bikicira izina Apotre Mignone sibyo niba uyu munsi bamushinja ubuhemu bwo ko yari amafaranga gushinja ku yindi niba bamushinja ubusambanyi bw'abo yateye inda ibyo byose bamuvugaho sibyo rero niba ari umwana niyicare sibyo yicara ahanwe ahugurwe ntabwo ikibazo ari uko Mignone ibyo yabakoreye ahubwo bananiwe kurinda ibyo bagize gute bahawe none bituma mwebwe muza mugasesengura ku migisha nyine mugisesengura ku migisha yabahaye none muhita mubona ko yabagushije bivuga ko ayikuri kuzima ariko atayikuye kuzima oye ibyo by'ikuzimu niho bivuze kandi bivugwa ngo ajyana abantu ikuzimu amatitire yanyu n'ibiganiro mwakoze ibyo nibivugwa sibyo kandi murangiregeze kuvuga ati uzavuga ababivuga nzavuga gara amatitire y'ibiganiro byayo dore aho nibereye amatitire y'ibiganiro Mignone natangiye mvuga ko ari umubyeyi ni umubyeyi n'ubundi sibyo kandi inda ibyara mweru na muhimu nyine twafasha abana babiri sibyo none reka nkubwire ikintu kiba kibabaje genda Bibiliya ibwira Abisiraheli irababwira ngo nuko aho igihugu mbajyanamo Imana yari ikizi ko ngo ari igihugu ngo cy'amata n'ubuki irababwira ngo kandi ngo kera Seyire kikera ibintu byose Imana ikababwira ngo nuko nimugerayo mukarya mukamara kurya mu muntu habamo kurya no guhaga yego kandi iyo umuntu amajiye kurya agahaga aribagirwa ariko aravuga ngo mukaba no mu mazu mutubatse Imana irababwira ngo muzirinde noneho kutirinda kw'Abisiraheli Imana ntiyabuze ubutabifata nko kuyihemukira
muzirinde ntimuzahemukire Uwiteka Yego. wabakuye mu nzu ya Farawo. Impamvu rero navuze ngo bahemukiye Minyoni wabakuye mu n'Imana yongereho Imana rega njye sinzi niba ari nayo bakorera, njye simbizi bandeze abo ngabo uravuga sibyo noneho nanavugisha ukuri arega n'igihe ngewe ngenda wenda nca n'ibintu inyuma nkikira ariko njye bankurikira baranzi hari igihe bigiramo hagati havugisha ukuri kubabaye mu kiganeza havugisha ukuri twebwe iwacu icyo tutavuze nta kiba gihari ariko sishobora kwicara ngo mpamye ko Nyirapasika na Bernard ari abakozi b'Imana ibi sinanabihamya rwose ndanabihakanye naho ngaho urarengereye ndabihakanye. Nyirapasika urabihakana ate? Nyirapasika ajya ku gatuta abwiriza ahantu hose abwiriza, Nyirapasika uramuhora iki? Ndabihangeze hari icyo mpfa nawe ndabihakanye sibyo, reka tubare ko ari ikiraka bari bagiye gutera kwa Minyoni, icyo cyo ndacyemeranya nawe. Reka tubare ko ibyo bakoraga byose no muri ADPR hose bivuga ngo bari barimo bahiga, bivuga ngo ntibagira ababyeyi sibyo, ntabwo nge bari barimo bahiga kugira ngo barebe ko bafatisha ubuzima, kuko ubuzima bamaje kufatisha Bernard ubuyoroye inkoko, Nyirapasika ari gucuruza amashuka sibyo. Ubu niyo mpamvu ariko niyo mpamvu mufata Nyirapasika muzana Bernard kandi Bernard afite erega wimujya ntabwo nge turi kwa Minyoni twanavuyeyo, nge twe twageze muri gospel rusange uri warorora inkoko, korora inkoko se niba yarabaye ntabwo ari bibi, ntabwo gufata Bibiliya akayishyira mu mugongo, ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi, natwe turi abahinzi bose, ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi. Ariko hari ikintu bita vocation, umuhamagaro barawugurishije. Erega buriya reka nkubwire, vuga iki kurimo. Ninde wabivuzera nizigira inshuti Michel. Biragoye uyu munsi ndi kubona abapasitori bari kumotara b'abamotari sibyo, ndi kubona abapasitoro b'abanyonzi, hari n'ababaye abanyonzi bafashe amagare bajya kunyonga Izayi yirukanye, barabanyamihamagaro abapasitori bari bashumbye amatorero. Gushumbura kwa pastor no guhamagarwa biratandukanye, urumva nyine uyu munsi ndimo kubona abapasitori barimo gucuruza nibyo, ariko nyamara ijambo umushumba niba intama z'igihari, ntabwo ushobora kumbwira ngo uyu muntu ngo yari umukozi w'Imana, kuko ngewe niba nshobora kuza kuyobora akagari, nkaza kuyobora akagari, nkakayobora umwaka wa mbere 2 ngenda sevinga imyaka yamara kuba 10 nkabangize miliyoni 5, nkahita nakamiza indisponibility, nkahita nandikira meya mubwira ko mpagaritse akazi ku mpamvu zanjye bwite, nkahita njya kwicururiza imyaka. Inzozi zanjye ntabwo kwari ukuyobora akagari, kwari ukugira ngo nshake igishoro nindangiza nge kwikorera ibintu bijyanye na kariyeri yanjye. Ntabwo rero nshobora kujya kure yo kwemeza ko aba bavuga butumwa bamara kugera mu mafaranga bayabona, amafaranga kamera nk'imvura iguye mu butaka, bugahita buhishura imbuto z'ukuri zari zibitse mu butaka bwumishijwe n'izuba. Erega burya no kugira ngo umenye agakiza k'umuntu no kumenya ko umuntu akiri mu muhamagaro, ntuzakangwe n'ubuzima yari arimo bw'ubutayu, uzabanza umuha agafaranga gato gusa uzamureba. Ase icyo uvuze nicyo, kuko niba uri mu nkoko sinzi kuza umuntu azaguhamagara ngo umusengere izo nkoko ukeneye kuziha, uzamusengera ariko objectif ari ukumukuramo ibiryo cyangwa imiti y'inkoko cyangwa imiti y'inkoko sibyo, uzamusengera objectif ari ukumukuramo kugira ngo niba wayaranguriraga muri Kenya ujye Dubai sibyo. Reka abantu bafite ibintu byinshi banakora sibyo, ubuse umuntu ntiyabona miliyoni 50 akaziguramo inzi kodeshwa cyane rwose, iyo nza ikajya imuha 500 ku kwezi cyangwa 400, ayo mafaranga akamufasha gukomeza gukora umurimo yahamagariwe cyane. Rega hariho indi mirimo, ariko hari imirimo ujyamo ikagusaba yuko uparika. Nakandi kantu buriya hari ahantu tujya, buriya uzitonda urebe, hari ahantu duhurira twese tumeze kimwe.
hari ahantu duhurira buri ushobora kujya muri wese uri muri vewiti, ushobora kujya mu isoko uri muri vewiti, wagera ku isoko ukamanura ikirahuri bakakuzanira ibintu bashyiramo bishyura, ariko ntiwajya muri wese uri muri vewiti, biragusaba ko uyiparika ukavamo. Ntiwajya muri dushe uri muri vewiti, biragusaba ko n'imyenda uyikuramo. No mu muhamagaro rero icyo twita ivugabutumwa, hari ibintu niba dukomeje kuba abavugabutumwa tugakomeza kuba abashumba, hari ibintu duparika, niba ari ukubabara pase tukababara, niba ari ugusonza tugasonza. Kandi isi ya none itemera kubabara, ishaka kubabara. Icyerekana ko umuntu ari umukozi w'Imana nuko yashubijwe, acuruza, yorora, afite amavewe. Oya, uwo ni umucu. Reka dutandukanye umukozi w'Imana ufite ubwo busonga, tumutandukanye n'umukirisitu ufite ubugingo, sibyo? Umukristo ufite ubugingo agomba kubaho ashaka uburyo abeshaho ubuzima bwe agatera imbere, sibyo? Noneho umukozi w'Imana ufite ubwo busonga agomba kwita ku buzima bwa wa mukirisitu, akarinda umutima nk'uzawubazwa. Bibiliya iravuga ngo ahantu ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima uri. Niba urimo gucuruza kenkayori Nyabugogo, umutima wawe niho uri, sibyo? Ni naho uraza kurara, ni naho umutima wawe uraza kurara, ni naho ejo uzirirwa. None aba bashumba bari mu makenkayori ni byiza cyane niba kenkayori, ariko bishaka ko dukomeza. Ngewe Sibomana inza ngo nimba mvuze ko batakiri abashumba cyangwa batakiri abavugabutumwa, mpamagarire n'abantu kutaguma gufata aba bantu nk'abakozi b'Imana, babafate nk'abakristo bagenzi babo. Kubera ko bahemukiye umushumba se wabahaye ntabwo mbizi neza niba barigeze bakorera Imana. Bivuga ngo ni abajura Apotre Mignone yakiriye. Ntabwo ari abajura, ni abarusahuzi. Yakiriye abahanjuzi, yakiriye abantu bo bari kumubara. None we yababaragamo amavuta kugira ngo yongere toye ububyutse muri wimene, nawe bamubaramo igishoro. Nubo hari abandi bantu benshi tujya tugana akambwira ati umunsi Imana yantabaye nkajya kwa Mignone atayo nzahakura, ati ibi nzahita mbivamo, sibyo? Ubu nkangiye kuri YouTube, Uwiteka nkoreye igitangaza, ahita mbona amafaranga y'igishoro, wongeye kumbona kuri YouTube, sibyo? Ntabwo simpari kuko mpakunda, mpari kugira ngo ndebe ko YouTube ku kwezi yama amadolari 100 nishyurira abana minerivare ngure n'agaceri niki, ariko simpakunda. Nabona ibihumbi 5 by'idolari cyangwa 10 najya kwicururiza butike. Mu gihe insengero zifunze, mu gihe ukiri mu biki nawe ugakora nk'abandi. Nge ntago nshumbye itorero. Muri pastor w'imihanda se? Sibyo, ntago nshumbye itorero. Muri pastor w'imihanda, pastor ntabwo ngewe nshumbye itorero. Ni ry'icyubahiro se ufite? Nge si nshumbye itorero. None urinde. Ndi umuvolontaire. Igihe cyose bishatse wabivamo. Oya, ntabwo nabivamo se binwagerega. Umuntu ava mu bintu iyo byamushyuhanye ukaba wumva ushyushye, nabivamo. Rega n'abana bakora uwo mwambaro. Byo wenda byamvamo. Rega n'uwo mwambaro baracyawambaye. Nese ubu nabivamo gute? Nese wo byakuvamo bite? Byakuvamo biteze ubu. None se urabona bitazamvamo? Ushingiye kugize. Ushingiye. Uzi iyi mihanda ndayimara imyaka 10 bikindimo. Imana nitantabara. Sibyo? Uwiteka wampamagaye, sibyo? Mutabara umuntu w'Imana agenda atarandura. Ngenda atabaza Uwiteka wampamagaye akankura mu byaha, kuko mfite ibihamya by'uko Imana yampamagaye pastor, sibyo? N'umurimo wose nagiye nkora nawukoze narawuhamagariwe, nta muntu yigeze andobanura. Nabaye umudiyakoni kuko nge buriya sinkunda ubuyobozi, nibi nabantu banziho, sinkunda kuyobora, sinkunda buriya n'amagarade, nge nkunda guca bugufi. Ariko kugira ngo nemere n'ubudiyakoni n'Imana yari ko nge nashobora kwemera ko pfukama ngo bashyire ubudiyakoni, bashyire biganza ngo baye umudiyakoni. Ndabyibuka njya kuba umudiyakoni, nari ndimo ntaha hantu nkunda kunyura, mpura na marayika saa 12 saa nimugoroba, hagati ya saa 12 na saa 1 marayika turahura gutya, afungura igikapu arambwira ati hagarara. Afungura igikapu ampereza imyenda nabonaga ari ya gisirikare, ampereza n'imbunda,
arambwira ati rero iyo myenda tuguhaye ni umurimo mushya ugiye kurobanurirwa mu itorero, ati iyo mbunda uhawe ni intwaro izagufasha kurwana kugira ngo uzarangize inshingano z'uwo muhamagaro. Akinsezeraho mbona niyambariye ibyo nambaye ndakomeza ndataha mu rugo. Ku cyumweru nagiye ku rusengero mwarimu arambwira ati twakurobanuriye kuba umudiyakoni, urabyemera? Nti ndabyemera kuko Imana yari yabimbwiye. Njya kuba mwarimu nge nigishaga do passage kuno nkora ivugabutumwa ry'ubushake. Njya kuba mwarimu ndabyibuka nari ndimo gusenga, marayika araza ahagarara iruhande yanjye, mbona hari igiti kinini nk'ibi biti by'imyembe cyangwa avoka. Noneho arambwira, arankomanga ati reba hejuru, mbona igiti kireze. Arakinyeganyeza, akinyeganyeje imbuto zirahanuka. Arambwira turabona kino giti ko cyerera hano, abashaka imbuto bakaza kuzitwara aha. Ati rero nawe wajya kuvuga ubutumwa uzenguruka. Ati ubu tuvugana tukurobanuriye umurimo wo kujya kuyobora urusengero, akaba ariho ukorera umurimo. Abakeneye imbuto zawe barajya bagusanga ku itorero, ntabwo uzongera kujya ugenda. Muri icyo cyumweru bw'umushumba wa paruwasi yamamagaye kuri paruwasi, ampereza urwandiko arambwira ati rusoma urebe niba ubyemera. Ndabyemera, Imana yari yabimbwiye. Njya kuba n'umupasitoro nabwo ndabyibuka, nari ndimo nsenga ndangije amasengesho y'iminsi 7, marayika nsanga ahantu ndi gusengera mu mazi, arambwira ati tukurobanuriye kuba umupasitoro, genda witegure usige irange mu rugo, utegure n'abantu uzatumira kuko tugiye gukora ibirori byo kukwimikira kuba umupasitoro. Njya kuba n'umuririmbyi naye nicaye mu mbuga sinzabyibagirwa, ndi umusore mutoya, marayika nsanga mu mbuga saa 9, ngiye kubona mbona amasaka, kandi hari umwero w'amasaka, mbona umurimo w'amasaka urimo kugenda unyeganyega, amasaka arimo kuririmba Gloria. Arambwira ati tugenda, aranjyana mu nanginjije mu masaka. Noneho nkigera mu masaka mbona n'abantu bambaye ibyera, nkabona umuntu imbere ari kutudirisha. Mvuye mwiyerekwa, marayika arambwira ati tukurobanuriye kuba umuririmbyi. Bisobanuye ko rero nta murimo numwe nigeze nkora kuko sinabyemera, sibyo sinabyemera kuko biriya bintu nta mafaranga abamo ndibihemba. So Mana kunjyana mu bintu bitarimo n'igihumbi, ni za stress gusa, kunjyana mu bintu bitarimo n'igihumbi, aho hasaba ijwi ry'Imana no kwerekwa, nyine nkagenda nzi ko ibyo bintu Imana irabimemera, kuko ndi umuntu utemera gukorera ubuntu. Ubu sinemera gukorera ubusa, umugisha cyangwa ibihembo. Ibintu ni bibiri. Imana iguha umugisha, turatugana ku musozo. Rero nibyo nakubwiraga, nkubwira ni naha kuri iyi mihanda ni izo $100, ariko Imana nitantabara ubusurabana ndahamara imyaka 10 bikindimo. Yego, 10 buri zashira YouTube ikiriho. Mbona yayagaye zabitakiriho. YouTube ze muzayisika. Kuzuko awamenye ibyaguguza. Tuzacyarima dusanga neza 10 kwashize 2, urumva 8 idasigaye. Ariko araba ari injyanamo. Ariko Uwiteka zaba yaradutabaje. Ngana ku musozo ndashaka kubaza ikibazo kimwe cyane, ngenda kubaza nk'umupastor kandi ufite itorero. Hari intambara tujya tubona zituruka muri ADPR. ADPR ni itorero rinini ririmo abanyamanuza abakristo benshi, n'abakozi Imana benshi, ariko tujya kora tukabona ama YouTube benshi y'abakristo baturuka muri ADPR, tukabona n'abavuga butumwa baturuka muri ADPR bakora ibiganiro byandagaza itorero, kandi itorero n'umuryango, sibyo? Ugasanga bazanye ikintu bita ubusa, kwandagaza amakuru y'imbere, ugasanga babizanye hano, bigatuma abo nakwita abanyamahanga binjira bagasanga barungurutse. Wowe urebye ibi bintu ubona bikwiye? Wageze mu Rwanda ryari? Ni 1994. Wageze mu Rwanda 94. Hari amakuru ushobora kuba udafite. Nayo ufite. Ariko nabwo nari nkiri muto. Nko mu bice byabayemo intambara, abantu bari buze kutwumva baba nko mu bihugu bibamo intambara, Imana izakurinde kubona intambara. Hari uburyo intambara isakiza ahantu, none abantu bagahunga. Abantu bamara guhunga bakava mu makaritsiye yabo kubera agace karimwe amasasu. Pa amabombe yisekura. Noneho rero bahunga bakajya mu mirenge irimwo umutekano cyangwa mu makomine. Noneho bakajya bagaruka gushaka ibyo kurya, babyita gufuya cyangwa gusahura. Noneho iyo ugeze no kuri butike yawe usanga nyine babomoye,
kandi kubomora aba ari amahirwe kuko hari igihe uba udafite n'imfunguzo udafite n'ipiki noneho wasanga hari uwaturikije urugi icyo gihe winjira muri butike yawe nawe ugasahura kandi ibintu ari ibyawe rero wabiranguye iyo ugeze mu rutoki rwawe utema igitoki n'undi atwara iyo ugeze mu rugo rwawe ukinjiramo ugwana no gukuramo ibyo ushyira abana aho wahungiye kugira ngo urye izo aba ari ingaruka z'intambara muri ADPR rero habayemo intambara kandi ikomeye abantu benshi baranahunga buri ushobora no gusanga ADPR ubu nta n'umukirisi gifite hari ibyo bita ngo ni abadeplase ni impunzi zihungira mu gihugu ku buryo abo mu majyaruguru bahungira mu majyepfo bagahungira iburasirazuba akaba ari nta muntu wambutse umupaka ariko mu gihugu abantu barahunze no muri ADPR rero ushobora gusanga nta n'umukirisitu bagifite abakirisitu kubera intambara ziremereye zabayemo abantu bakaba barahunze yego biriya bintu ubona rero ni nko gusahura umwe araza agatera kamera akavuga aragira ngo ariko yasahura agafuka k'umuceri undi akaza agavuga ibi kugira ngo asahure ibi bintu biri kuba ni akavuyo k'ubusahuzi intambara wenda Imana nitabara ikarangira neza abantu bagasubira mu byabo twe twara abapasiteri tugasubira kuri za ntebe zacu abadiyakoni bagasubira mu byimbo byabo abaririmbyi bagasubira mu byicaro byabo abantu bose bakajya mu myanya yabo bagatangira gusana ibyagiye byangizwa n'intambara muzumva icyo kintu ariko ibyo byakora Imana muzumva icyo kintu kirangiye ariko ubundi biriya ni ugufuye hura na zigira inshuti kumva yarubiye wakubitana na kanaka wizera gukumva pa wakubitana n'ijwi ngo ry'abahanzi kumva ngo pa wagera ku mwarimu urora ati pa wagera kuri pasiteri kanaka ngo pa wagera ku muhanuzi ati ADPR yararangiye mbese umuhanuzi bita ideni ryanjye sinzi naho yagiye ati Dawidi ntaricara ku ntebe Dawidi ntaricara ku ntebe biriya rero ni isura y'intambara ni umusaruro w'urugamba rwashegeshe itorero ku buryo nyine harimo inkomere nyinshi none se reka nze nkubaza none se urabona umuvugizi wa ADPR yakwicara se ubona yahagarika bigakunda bira byose ntibyemewe n'amabwiriza ya ADPR kandi ababikora bajya ku ifunguro ryera baba no mu makorari bararirimba ariko umenye ko yashyizwe na RGB icyamushyiraho cyose ntago kindi ariko imenye ko ariko ni mu ntambara nyine mu ntambara abaho mu ntambara none se ntago uzi ko mu ntambara igisirikare cyiza bareba umuntu uzi kuvuga cyane bakavuga bati tuguhaye komine buri kuyiyobora ariko ari igisirikare n'uri kiyoboye igisirikare cyakuvuga ati wewe ubuyoboye komine teranya abaturage urumva teranya hamagara abaturage bakavuga ati kibakabye batihanganye soma n'abantu burugumeze kuki utihanganira bije batihanganira abo bantu babahaye wewe nta makuru ufite nayo mfite nari mfite ikibazo rega kandi urasubiza iwacu hari umutipe sibyo yagize gutya abakonse yatazi no gusoma no kwandika nanjye hari uwonsi yashyizwe azi gusoma yari burugumesitiri urumva abakonse harandi yagize gutya yari burugumesitiri atazi gusoma noneho kandi urumva kandi bahita mubwira ati tangiza n'amashuri ahita abwira abana ati amashuri hari umuntu uri inyuma y'uyobora aravuga ati amashuri kuwa mbere azatangira abana batangire kujya kwiga umuntu wese washobora kwigisha nagende yigisha noneho ubwo uwize primaire mu wa kane akajya mu wa mbere kwigisha uko twize muri primaire twigishwa n'abarimu bagiye databukwe yari diregiteri w'ikigo cy'amashuri yari yarize na primaire nabo twigishwaga n'abavangizi ariko ibyo byose urumva haba ariho gahunda yo gusubiza ibintu ku murongo noneho aba bose ubona muri ADPR nyir'umuringa nazi bazatega ukuboko nuko ngo nizo ntambara no basohoka handi hawe ba nyirapasika ba Bernard baturutse niyo no bajya barahunze bajya gusagata noneho yari burugumesitiri atazi gusoma diregiteri yagira gutya yamushyira nka raporo diregiteri w'ikigo cy'amashuri yamushyira raporo akarebamo kubera ko atazi gusoma ibipapuro agahita agira gute abimukubita mu maso bicenda byuzuze ntago byuzuye neza undi agataha twa tuntu twose yakoze yiruka akavuga ati burugumesitiri aratubonye akadukosora neza ejo akajyana raporo ati ntureba no akareba ati ntureba noneho ko yuzuye agashyira mu biro ibyo nibyo rero biri kugenda bibera mu itorero ryacu neza uko ubizi wa mubyeyi we hari umuntu waba umushumba w'itorero
ngo kuko avuye muri kaminuza. ariko niko n'amategeko y'igihugu nyine ni amategeko y'intambara. Sibyo n'amategeko y'intambara. Uvuga intambara zabereyemo umuntu avuye muri kaminuza nawe urabizi. Nyine ariko amategeko ari uvuga ya leta niko avuga ko itorero igomba kuberwa n'umuntu urangije kwiga akarangiza kwiga kaminuza akajya kwiga teoloji. Ikibazo cyabaye intambara zabaye muri ADPR nizo zatumye leta izana izo igira gute izana ibyo ifata ibyo byemezo itubizana abantu baza kwibura. Reka tubitega amaso kandi kanyuma kuki abantu bose bo muri ADPR bavamo babona ko nyirabayazana y'ibintu bibi n'abagikuzimu n'abakora ibintu bibi ari amatora ya born again yabavutse bwa kabiri born again amatora y'abavutse bwa kabiri. Usanga keshi icyo kintu ari cyo kintu kiza ukabona amatorero aya matora twita y'inzato bita amacaci sibyo ugasanga umuhanuzi wese uje nugize wese aza ageze muri cyo kandi akantu wavuze nagukunze rwose Imana imujugu umugisha. Hari akantu wavuze kuko bano bantu aza afite ikintu washaka yamara kukibona arongera akagwa wa mwuka w'Imana agahunga kuko uyu muntu aza agahanura kandi ryatora wasenya najya akarijyamo. Ejo biri tugasanga yategaga igitambaro nta kigitega ahubwo yatangiye kujya afata umusatsi we wanaterera akawukuza akawuzirika akawubohamo inweri akagaruka yateyemo erega weho urabanza ukareba ukavuga uti nukubera iki aya matora ari kuvuka. Hari impamvu amatorero avuka. Ntabwo amatorero ari ikintu abantu bapfa kubyara ngo babone abantu. Amatorero avuka kubera impamvu runaka. Hari ukutumvikana kw'amatorero ariho. Iyo amatorero 5 wenda mu gihugu hari amatorero 5. Iyo ayo matorero 5 hadashoboye kubaho imiyoborere myiza inyuze abene matorero birangira ya matorero havuyemo abantu bajya gushinga andi. Ibyo bintu bigakomeza ari nacyo nkubwira ngo n'aya matorero wumva ngo akomeye wumva ngo za ADPR ushobora kuzashiduka mu minsi iri imbere ameze nka cya kirondwe cyagumye ku nka. Sibyo ahubwo noneho amatorero afite ubutumwa bwiza, amatorero afite n'ijambo ry'Imana ushobora no kujya mukakira Kristo ari n'amatorero ari no muri saro z'abantu cyangwa se ukazasanga no muri Shirumuteto wahabonera agakiza kurenza kujya Nyarugenge. Sibyo kuko urugero niba umuntu ashobora kujya mu rusengero rwawe abantu bakabyina kuva mu gitondo bakaza gushyiraho umwanya gusa wo gutura bagataha. Ubusurumva umuntu niyinjira muri Shirumuteto ati Yesu ashimwe tutahimbazwe ati Kristo n'umwami n'umukiza yarapfuye arazuka umwizeye wakira kurimbuka ati yewe urushye uremerewe ati Yesu agiye kugaruka gutwara itorero ati kandi mu gihe ataraza urupfu rurakwegereye ati dore ijambo ry'Imana avuga ngo ni muza abarushye n'abaremerewe dore yerekane kuko Imana yakunze abari mu isi si iminota 5 gusa azavuga akavuga ati niba wakiriye Kristo zamura ikiganza ngusengere. Aho hantu se ntuzasanga ari heza umwuka wera akumva niho heza hari abavuga butumwa kurenza muri za nsengero z'ibitabashwa zubacwe n'amamiliyari. Buriya Satani yarwaniye mu nsengero mu Rwanda kandi icyo yaragambiriye ni ukwirukanamo kakadoze gato kazana ubugingo mu muntu. Nta kindi kintu kibabaze shitani by'amakaro iby'imiziki by'amakositimi by'imishahara ntacyo bimurebaho. Arashaka ko mu rusengero niba mu rusengero harimo ubutumwa bungana gutya arashaka kugira ngo ikinyabutabire gikorera mu rusengero gituma umuntu abona ubugingo akakira Kristo kivemo kigende. Asige mujyayo muririmbe mubyine mubahirize imihango y'idini mutanga amaturo n'ibindi mutahe ariko nta bugingo mufite. N'abandi binjiye baze gutyo amadini agira abantu amamiliyoni ariko icyitwa ubugingo bwo idini ritagishobora kugira ijambo ry'ukuri. Nicyo shitana ariko ntabwo Imana ishobora kwemera ko nyine triomphale ni y'ifarashi y'uwambaye ibyera kandi ufite inkota igomba kunesha. Amen. Imana igumugisha ndanyuzwe ubwo ikiganiro cy'Umpaye kandi nari amatsiko nari mfite ndayashize kuko ibyo nabazaga
wambwiye ko umusesengura ibiriho n'ibyo mubona aho abantu bahabwa umugisha ariko ntibibuka aho wavuye. Cya kabiri cyangwa se n'Imana yabateretse yabahaye igikundiro gishobora gutuma wa muntu agukunda akakugeza hano, ko umuntu wese ageraho agira umuvana ahantu akamugeza ahandi. Rero umururumba dufite muri uyu murimo twitwaza icyo turi cyo kugira ngo dusahure tubare abandi, nabyo ntabwo ari umuco mwiza. Urakoze, duharanire rero kugira ngo tubwirize ubutumwa bw'abantu kugira ngo bahinduke, kandi nubona umuntu yicaye kuri kamera asesengura ikintu akivuga, jya umenya ko hari impamvu, hari n'ibyo agomba gusobanura. Murakoze cyane Pastor, turagushimiye. Imana ibahe umugisha.